ndakuramukije Imana igumugisha nanone ko wemeye kuza kubana natwe tukaganira kuri uyu munsi nkuko bisanzwe ibiganiro byacu nakagaruka nge nitwa Imana Marie Chantal, iyi ni Chantal TV Jo, hanyuma ukaba wahisemo ko tuganira uyu munsi nashatse ko tuganira mu by'ukuri ku bintu bijyanye n'ibihe turimo nahereye ku makuru acaracara hano hanze mu binyamakuru, ku mbuga nkoranyambaga, nongera gutekereza ikintu nkavuga nti se nimba koko turi ababyeyi, twaba turi abagore, twaba turi abarezi, mubona isi ya none y'urubyiruko rw'uyu munsi igana he? Umwana w'iki gihe guhera ku myaka 12, umwana wawe w'imyaka 12, 13, 14, abana bo bameze nkaho bari mu yindi si yabo, ababyeyi nabo mu yindi si. Namaze iminsi ndeba akana k'umugabo w'umukire witwa Elon Musk, ahora agendana ngo kitwa X. Akana ke buri munsi iyo umubyeyi ashaka umwana ko azamusimbura cyangwa yumva neza ibyo abamo, usanga amushyira muri iyo mirimo yifuza ko yiyentegramo cyangwa abamo. Narebye ko ejo bundi perezida Amerika iri gushaka gutora perezida, ukuntu kariya kana ka Elon Musk bari kumwe ari muri interview, ugasanga harimo kuko isi ashyigikiye Trump n'umwana, ukumva ngo niki twakora ngo dusevinge Amerika yongere kubaho, ngo ni ugutora Trump kugira ngo ducungure cyangwa se tubesheho kugira ngo Amerika ishobore komeza kubaho. Ukibaza ngo ese wowe uburere bw'umwana wawe muvugaho iki? Wowe uburere bw'umwana wawe ubwitayeho? Ese umwana wawe hari ibintu umutoza, hari indangagaciro afite zawe? Abana bacu barabyuka bakajya ku mashuri, abana bacu barabyuka bakajya gusura inshuti zabo. Ese inshuti zabo urazizi? Imiryango y'abo bana basura urayizi? Ni ikintu gikomeye mubyeyi, ni ikintu gikomeye papa, ni ikintu gikomeye mama. Abana bacu wenda hari umwana uzandeba w'umusore, njye wenda nigeze kuba mu burezi, mfite ibyo mvuga ndabizi. Abanyeshuri nigishije ntabwo bakiri abana, bamwe babaye abasore, abandi babaye inkumi, abandi babaye abagabo, abandi babaye abagore, ariko ibyo mvuga ndabizi. Nzi abana, nzi influence y'ikigare, umwana akaza ubona rwose afite uburere, afite umuco, afite indangagaciro, ariko bagenzi be bakamukurura, bakamwinjiza mu bintu runaka, bakamwinjiza mu bintu bimuyobya, bakamwinjiza mu biyobyabwenge. Mama utabizi, papa utabizi, umuntu umurera atabizi, umwana ukazamuganiriza akavuga ati nanjye ntabwo nzi ukuntu byaje, naragerageje inshuro imwe gusa birangira byakomeje. Nari nkubwira umubyeyi, umwana wawe mbere yuko atangira kumenya isi iri hanze aha, wowe mubere maso, sibyo? Wowe mwicaze mubwire uti mwana wanjye rero ndabona ubuzima buri hanze aha, mbwira ibyo uzimo, ni ibihe bintu ukunda, ni irihe terambere riri hanze aha ngaho ubona mu by'ukuri ushamadukiye. Se bari kuvuga ngo iki? Wumva ibitekerezo bye. Se inshuti zawe n'izihe? Niba na ngombwa bari babishobora, wasura izo inshuti ze mukareba iwabo, mukumva iwabo uko batekereza, kumva iwabo ukuntu barera abana babo, nawe ukumva inshuti z'umwana wawe. Ni byiza, ntabwo ari ibintu bibi, nta nubwo ari ikintu kizira. Niba umwana ashaka gusura inshuti ze, n'ababyeyi bakabaye tumenyana, nubwo atari benshi wenda ushobora kugera mu rugo rwabo gutyo, ariko ni byiza ko umwana wawe abantu afite nk'inshuti, nawe ugira ute ubiha agaciro ukabimenya. Ikindi nshaka kuvuga ku mashuri abana biga, ababyeyi mugerageze, umubyeyi gerageza ugere ku ishuri, ganira n'umwarimu umwe, ganira n'undi mwarimu, ganira n'undi mwarimu, ganira n'undi mwarimu. Kandi ababyeyi nanone hari igihe umuntu agera ku ishuri bamubwira ngo umwana wawe urafite imyitwarire ni, ukaburana ugahakana ngo hoya umwana wanjye ntiyabikora. Ntabwo yabikora, ko umwana azagutungura. Ibyo tuvuga nk'abarezi n'ibyo tutavuga, hari n'ibyo utatinyuka kubwira umubyeyi, ahubwo ububwira umubyeyi ngo ukurikiranira hafi,
gerageza ukurikirane. Ariko umubyeyi akubaye hafi, abaye hafi y'umwana akaza ku mashuri, umubyeyi yamubwira amakuru ari hanze. Hanyuma ikindi nashaka kubwira ababyeyi, umwana w'umukobwa aravuka akava ku myaka 3 aracyari muri nursery schools, baby class, akajya mu shuri kuri cyo hirya umwaka wa 3 wa nursery, akajya mu wa mbere, akajya mu wa kabiri, agarangiza primaire, akajya muri secondaire. Tukamenya kubagurira imyambaro, tukabagura amavuta, tukabagurira amaparfum, tukabaha amakayi, tukabaha ibintu byose, ariko utaramubwira ngo umwana wanjye ndakwifuzamo ibi, ndakwizeye kuzabigeraho. Iyo uganira n'abana bo bakubwira ko mama ndi hano kugira ngo mama yishime, nta nubwo azi n'impamvu yiga. Ugasanga ku mashuri ntabwo ashobora kubaha, niyumva, ntazi n'impamvu aza. Niyo atangiye kubizambya ukaba umubwira uti nge nzaho gutuma ababyeyi, arakubwira ati okay, uzabantume, n'ubundi nza hano kubera mama, nza hano kubera papa. Nuko anga kubabaza, ariko ngewe simbishaka. Nico z'abana mubabwire, kwiga ni ngombwa, kwiga birajijura, ni umwana amenye ko ari bifitiye umumaro. Ntabwo ari kwiga kugira ngo wowe ubyuke wishimye, ngo yungushe ngo nashukanye na papa mu cyumweru mu rugo ntiga, ngo nanga ko papa yongera kurakara. Ntabwo ari kwiga kugira ngo atarakara mubyeyi, bikomeza kumwereka ko ari kugira ngo gushimisha. None se mwana wanyu nguragira ngo mbabare, nguragira ngo njyewe ngo ngire ni nguragira, ntabwo uko ntabwo ari kwinginga umwana. Ni inshingano zawe zo kumuhereza ku ishuri, nawe ni inyungu ze zo kwiga. Kwiga bituma umuntu ajijuka mu mutwe, kwiga bituma umuntu areka gutekereza nk'umuntu ufite ibitekerezo biciriritse. Kwiga bituma umuntu agira ubumenyi. Ntabwo mvuze ko abatize badafite ibitekerezo, ariko hari ibyo badafite kuko niba bishoboye. Nimba umuntu avuga ururimi wowe ukarinda kujya gusobanuza, nubwo wenda indimi atari zo shingiro wenda ry'ubumenyi gusa, ariko nimba umuntu arinda kuvuga wowe ukajya gusomesha, nimba umuntu akwandika ukajya gusomesha, ikibazo gikomeye. Ni ikibazo kigusaba ko wowe nimba utaragize aya mahirwe byibura abana bawe bayagire. Ikindi icyo navugaga cy'uburere, ibyo bigare nanone abana bahuriramo. Ndibuka hari inkuru imwe, umubyeyi yarampamagaye igihe kimwe hashize imyaka, arambwira ati muvandimwe, njya mbona ku ishuri yari afite umwana ngira ngo ku ishuri nigishagaho, araza arambwira ati jyewe abana banjye ntago bakinyumva. Bari abana b'abakobwa bageze mu gihe cy'aba teenagers cy'ubwangavu, ku myaka 15, 16, 17. Umwana w'umukobwa umwe wari ufite nka 16, nyina yarasigaye avuga umwana ntiyumve. Hanyuma umwana akatahana n'abandi inshuti ze, bakajya gusura inshuti zabo muri ghetto. Hanyuma bikarangira bakoze nyine ibintu bibi cyane, bakanywa inzoga, bakanywa itabi, bakasinda, bakanibagirwa kuko n'abana bakanararayo. Hanyuma rero inshuro ya mbere yamaze iminsi nk'itatu, weekend arayimara, ababyeyi baramubuze, mama waramushakisha, bajya gutanga itangazo kuri RIB. Noneho igitangaza kuri RIB baramushaka, ngo basanga umwana yibereye muri abo basore. Hanyuma abasore baravuga bati twebwe abaraje baza kudusura, bari bakituganiza, sinzi wenda ukuntu byarangiye. Indi nshuro mama aramubwira ati mwana wanjye rwose sinshaka kuzajya nkubona utaha nyuma ya 12, mutaha 11, ndashaka kujya nkubona hano mu rugo 11:15. Umwana aramubwira ngo ariko mama ndi inkoko utahishe izo saha. Ariko asa kundeba yarababaye cyane, kandi nanjye rwose byari bitangaje ko namubajije ikibazo, ndamaze se mujye muganiza abana banyu ku buzima buriho hanze aha. Ntangatereka ntabwo tujye tuganira, nta mwanya tujye tubona, byaba vuba buri muri rwinshi, nanjye nta mwanya njya mbona. Ndamubwira nti none se ko umukuru bitangiye, umuto uzamushobora? Ati n'umuto ntabwo yumva. Ati wowe ngwino ubambwirire, ubansobanurire, njye ndakundi mama wabo ntabwo banyumva. Ndabyibuka naragiye ndamubwira nti ndashaka tuganira. Araza turicarana, ndambwira nti makuru ni meza, tuvugana utuntu tundi, tuvugana ku byo tuziranyeho. Nese ko mama yambwiye ngo usigaye utawutinze. Arandeba, none se utantinze ngo ntabwo ujye utawutinze? Ndambwira nti ntaninze, ariko je ndi mukuru, wowe uracyari muto, ukeneye uracyafite gukenera uburere bw'ababyeyi, ugomba kumva. Umwana araseka arambwira ngo rero nanjye ndi mukuru, mundeke nkora ibyo nshaka, mama ntabye mba natwaye. Yabivuze muri ayo magambo ngo ntwara ibyanjye, nta byanyu ntwara. Mubabajwe n'iki?
ntabwo nabivuga mu magambo abivuzemo ariko ni muri iyo sense niho gushaka kuvuga mama sigara n'ibyaranye nkatwara ibyanjye. Narababaye mbwira umubyeyi ntako se mama ubu uyu mwana aracyumva yise adusigaho ahita yambara ahita anasohoka. Nyuma mama arambwira n'amarira arambwira ati njye nshenguka umutima iyo mbwiye umwana mwereka ibibazo yagira mwereka ingaruka yagira akamaro ntabwo mushinzwe ni mukuru arabizi ibyarimo numva umutima wanjye ujanjaguritse. Nari ndimo mvuga rero ku burere bw'abana mvuga ngo mubyeyi inshuti yanjye gerageze wegera umwana wawe bikumva ko hari ibyo hari ahandi akura ubumenyi arakura uburere ni wowe umushinzwe iteka ryose yaba mukuru yaba yarashatse igihe cyose iyo ukiri umubyeyi hari uruhare rwawe ushyira ku mwana wawe. Hari ikintu hari itafari ukwiriye gushyira ku mwana wawe niyo yaba umusore yaba umuhungu. Hari ikintu iyo umubyeyi yavuze nubwo umwana yavuga ngo mama ibyo simbishaka ariko aragenda agahita asigara atekereza nko mama yarambwiye ama hari ibintu yamujije umutima ukongera ukamukomanga. Papa hari ibintu wakora n'uyu munsi kuri uwo mwana ubona ukeka ko afite 20 yiga university asoje kaminuza aracyagukeneye ku nama zawe. Inama umubyeyi naratangaye nyuma yaho wa mwana yigize gufungwa ribwira mugumana yumva bya bindi byo kuba barafatiye mu nzu z'abasore babangije baryamanye nabo bagize bate. Ntabwo ari filime ndi kuvuga n'ubuzima n'urubyiruko rwacu n'abana bacu barabatwara barabafunga iminsi 3. Papa aramugemurira aramusura aramubwira ngo mwana wanjye nikina baramumuha ngo amutahane. Papa yari yatwaye igare papa we yari yatwaye igare aramubwira ngo mwana wanjye wanyemerera ugahinduka. Mwana aramubwira ati ko se papa ngo utwaye iki njyewe mumeze nk'abari abantu bazafata badufunga twanyweriye amafaranga yanyu ko twatwaye iki cyane mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo hari urugero umuntu ageraho akaba atagishobora kumenya ko afite amakosa umwana akaba atagishobora kumenya ko afite amakosa umwana akaba atagishobora kumenya ibyaha umwana akaba atagishobora gutandukanya ibyiza n'ibibi. Rinda umwana wawe hakiri kare toza umwana wawe inzira hakiri kare kandi umunsi ku wundi nkunda Tijara Kabendera hari igihe ajya avuga ukuntu yareze bari abana be ari muto ariko njya mukunda umubyeyi uri umubyeyi mwiza mama Imana iguha umugisha. Akavuga ukuntu yajyaga akababa hafi kaganira nabo bakaba friends ntago bikuraho kuri umubyeyi ngo ukomeze inshuti zabo barengere no mu makosa ariko b'inshuti y'umwana wawe b'umukunzi w'umwana wawe ariko ube n'umurinzi w'umwana wawe. Aho abona ko amahana akenewe yashyiremo nabona hakenewe kwishima nabyo ubishyiremo nihakenerwa guseka nabyo mubishyiremo ariko mube hafi cyane. Nicyo nashaka kuvuga cyane. Umukobwa ba hafi umukobwa wawe umuhungu ba hafi umuhungu wawe. Uyu munsi wa noneho bajyaga baho mu bigo by'abanyeshuri b'abakobwa gusa ngo abana ngusanga ngo bafite ubusambanyi b'abakobwa gusa ngo bafite ubusambanyi ariko bakoresheje ibintu ibiribwa bitoshya amakaroti. N'uyu munsi nabyumvise mu biganiro bitandukanye ariko ubwirwa n'iki ko wowe utarinda umwana wawe iryo shyano ryaguye. Ndakwinginze fata umwanya wawe nimba kuko warabyaye nimba utari kubona umwana wawe muhamagare niyo yaba yiga hanze muhamagare muganirize mwibutse mube hafi kandi utamuri iruhande bizagira umumaro. Igihe cyose umuntu agenda atwarwa n'ibyo yumva n'ibyo abona n'ibyo atekereza n'abantu bamuri hafi. Hari akandi gakuru ntabwo kubwira ababyeyi bakunda gufata abana babo bakiri bato bakabohereza mu bigo by'amashuri kure y'aho batuye. Nigeze nanone kugira umwana nagiye mfasha mu myigire ababyeyi bigize kumwohereza kure y'aho bari batuye ajya kwiga mu kindi gihugu hanyuma ariga ubumenyi araburonka ariko aza kugaruka mu biruhuko icyo gihe naramufashaga ariko naganiriye n'umwana yahoraga acecetse cyane atajya avugana naho yabaga yari mu muryango yarari ntabwo ashoboraga kubana n'ababyeyi be. Umubyeyi we nawe yaragiye hanze kure ariko mbasha kubana n'ababyeyi bamureraga
bakamubwira bati jya tuganiririza wenda wowe uko gukunda akakwiyumvamo azaguha amakuru y'impamvu ahora acecetse kuko yagiye ku myaka 7 aba muri internat yiga primaire arimo iyo ngiyo ngira ngo yagiye na muto kuri aho none iki gihe nyina yamufashaga yiga nko mu wa 4 secondaire urumva yari amaze igihe kinini umwana agenda aba muri ubwo bwigunge aba mu buzima bumugoye abaho adafite uwo abwira ibimubabaje adafite uwo basekana adafite umuryango hafi ari iga komeza wige mwana wacu wiga nyuma rero umwana hagarukiye mu muryango agaruka abantu bose yarabazinutswe yarabarakariye nakubwiza ukuri ko umwana yantekereje nkuri y'ibyamubayeho ambwira ukuntu yumva adashaka no kubona n'umuntu umwe muri uwo muryango yumva bamwanga batamwifuriza ibyiza ari ibintu baba bari kumukina gusa kuko ibyiza yari akeneye ko ari kubana n'umuryango ko ari kubana na mama ko ari kubana n'abavandimwe n'inshuti ariko abo yabyitaga barantaye ngo baranyanga nibyo bivugaga mu cyongereza kuko yarize mu bigo byiza mu bihugu byiza by'indimi z'amahanga ariko urwango rwo kuba ibyo bintu yabagamo atarabishakaga rwari rwinshi yajyaga ambwira ngo nta kintu na kimwe nabona nasimbuza kubana n'umuryango wanjye ariko batekereje ko kuba iyo ari byo byonyine byashobora gutuma mbondiwe ariko nabaye mubi cyane kurusha uko babitekereza hariya ku ishuri barakwiba baragukubita barakugirira nabi nta muntu uganyira bakaza gutwara umwaka ushize cyangwa igihembwe gishize ntabwo byakuraho ibintu byose nabonye yari afite umubabaro mu mutima yari ababaye cyane yari afite agahinda ibyo bintu byose byankoze ku mutima bituma navuga ngo mubyeyi yegereza umwana wawe kurusha ikintu cyose uyu mwanya rero bwa ruburere bw'abana none n'ingatseho ushobora kumuha ibintu byose ufite ushobora kumuha ubumenyi bwose ufite ushobora kumwishyurira amashuri meza byose ufite ariko ukamutakaza bimaze iki gutanga ibyo ufite byose bimaze iki kurekura ibyo ufite byose ariko ugatakaza umuntu wawe w'ingenzi umutima we ukawutakaza ndagushimiye niba wahisemo kunkurikira kandi inama dutanga akabaze kugira umumaro ni ukuri Imana iguhe umugisha hanyuma waba uri mu bihugu byo hanze birashoboka ko umwana wawe udashobora kumwitaho nk'uko bikwiye ariko igihe umushoboreye kumwitaho mufate neza mugire inama muganize maximiza umwanya wose mushobora kumarana bizagira umumaro kandi uzakugirira umumaro nawe mu gihe kizaza Imana iguhe umugisha ciao shalom